urubyiruko kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfushe ubusa, ntimuzayipfushe ubusa. Ntimuzatete cyane, guteta ni byiza bigushobokeye wateta, ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo. Aho mwashyira imbaraga cyane cyane, aho bihera ku musingi wabyo ni mwebwe ubwanyu kwiyubaka buri umwe. Kwiyubaka, gukomeza kugira ubushake. Ubushake gusa ntibuhagije, ushobora kugira ubushake ariko udashoboye kugira ibyo ukora. Ndashaka rero ngo wiyubake, n'igihe wagize ubushake bwo kugira icyo ukora ushobore kugikora, sibyo? Abenshi muri hano bagomba kuba bari mu mashuri cyangwa barayarangije cyangwa bafite ibindi bakora, ariko kwiyubaka no kumenya nk'uko nabivuze kare ntabwo ari ibyo mu mashuri gusa. N'ubuzima ubwabwo ubayemo buguha inyigisho. Niba uva mu muryango wenda utameze neza, ukennye, mu cyaro kure iyo ngiyo, ibyo bifite uko bigukoraho ndetse bigatuma ukwiriye gutekereza utari kuki ari igihe, kuki ari twe, kuki ari jye n'umuryango wanjye cyangwa n'abaturanyi tumeze gutya, twakora iki? Iyo mibereho rero ituma utekereza, ituma ubaza, ituma wibaza, ituma ushakisha cyatuma uva muri iyo mibereho wumva ikubangamiye, wumva atari myiza cyangwa ibangamiye abandi. Ibyo rero bishoboka ari uko ukora uburyo bwo kwiyubaka igihe cyose. Intambwe ya kabiri nabivuze nabyo, nta muntu umwe uba kamara. Ni ukuvuga ngo rero wowe nanjye n'undi, buri wese iyo yibaza ibyo byo kwiyubaka, byo gukemura ikibazo kitureba, iyo dushyize imbaraga zacu hamwe tugakorana, twubaka byinshi, twubaka ubumwe, twubaka n'ubushobozi. Duheraho rero. Murakoze cyane. Nabaye muto nkawe, ariko nkamwe bivuze igihe nabaga mfite imyaka 10, kampere kuri 15, hari n'abandi wenda baba bafite 5 hano cyangwa bataje hano. Njye muri icyo gihe mu by'ukuri nabaga mfite 18, ntabwo yabaga 15. Icyo nshaka kuvuga ni uko ibye n'abandi ibyo twanyuzemo byaduhaga nta guteta, nta mwanya. N'abandi ndabizi ko nta guteta, nta n'impamvu yo guteta. Kudateta rero byatumaga utekereza, ariko kuki cyangwa ejo hazaba hameze hate, kuki ari igihe bibaho gutya, ese umuntu yabivamo gute?
ntibigarukiraho ukishakamo uruhare rwawe ubundi nyine uri umwana ibintu byose birakurenze kandi nibyo n'abakuru birabarenga nkanswe ariko ntibikubuza gushakisha uruhare rwawe cyangwa impamvu cyangwa kwibaza icyakorwa niko rero mu rubyiruko rwacu nicyo nabasaba urubyiruko kuba urubyiruko imyaka yanyu y'ubuto ntimuyipfushe ubusa ntimuzayipfushe ubusa ntimuzatete cyane muteta ni byiza bigushobokeye wateta ariko nabyo wajya ubiha igihe cyabyo ukagira igihe cyo guteta ukagira igihe cyo kuvuga ngo ariko ukanitonda ejo sinzi uko byamera cyangwa nitegure guhangana n'ibizaza ejo niyo somo numva navana no mu kibazo wabajije nuko nagisubiza niyo wakura uri mu buzima bwiza ubuzima bwiza ni ubuhe ariko ubuzima bwiza ntabwo ari tombora n'uwatomboye bimwe bagura amatike ya tombora ukabona amafaranga menshi udakuze mu mutwe araguhitana ukiyafite cyangwa agira atya akarigita akabura sibyo iteka umuntu uko yiyubaka ni ngombwa no guteta rero biri hagati aho natomboye mfite ibintu hafi byose nagira isaha yo guteta nagira n'isaha yo kurinda ibyo natomboye kugira ngo bikomeze bingoboke igihe mbishakiye ariko noneho bibe no kugoboka n'abandi Yes, tubaha ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nyita nyawe CK Nyawe Lambert and welcome to KC Kigali Connect, kugira ngo urigeze cyane kuba warahisemo kugikurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Nkuko bisanzwe ni wa mwanya tugenda tubagezaho updates zigiye zitandukanye. Twihuse muherutse kubona amashusho y'umwe mu bakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok, aho yavugaga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye cyangwa se dukennye muri rusange. Nyuma y'iki gihe uwitwa Minisitiri Utuma Twishima, Minisitiri w'urubyiruko hano mu Rwanda yahise amusubiza mu buryo bwihuse, ari byo tugiye kuba twanagarukaho. Ariko nanone mu ijambo ridasanzwe umukuru w'igihugu yabwiye urubyiruko mumaze kumva, ngira ngo n'uwo mukobwa yabashije kuba yamusubiza mwabyiyumviye. Hanyuma rero twihuse, Minisitiri w'urubyiruko ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi Dr Utuma Twishima Jean Paul Abdallah yinjiye mu kibazo cy'umukobwa warikoroje nyuma yo kuvuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye. Byatangiye umwana w'umukobwa agaragaza ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye cyane, nubwo rushobora kugenda mu nzira rusa neza utanabimenya, utamenya ngo ibibazo umuntu afite ni ibihe. Ni ku giti cye niko yabyumvaga ndetse ni igitekerezo cye. Mu mashusho uyu mukobwa yagize ati mundebere ndasa neza, ndamutse ngiye mu mujyi abana bo mu mujyi batangira ngo wanteje imbere, ariko urabizi se kuri momo mfiteho ibiceri turuwasa gusa, uzi telefone nkoresha ariko ndakennye. Ibi nibyo guverinoma ikwiye kwitaho kuko turakennye ariko ntibabibona. Turakennye ndetse turakennye ndetse cyane ntimukatubone dusa neza turakennye. Mwagira ngo
iyo video mwese mwarayibonye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa wasaga neza nkuko abyivugira akoresha telefone ubona ko yihagazeho, bijyanye n'amashusho yafatishaga. Ibyo yavuze byagarutsweho cyane, bamwe baramunenga bagaragaza ko atari bwo buryo bukwiye yagakwiye kugaragaza ikibazo cye. Kabagambe Nyastus nawe yanditse ubutumwa busa n'ubukanguka kuri uyu mukobwa, abuhererekesha uruhererekane rw'ubundi bunenga cyangwa se bubunenga abatifuriza ineza u Rwanda, ndetse ashyiraho n'amafoto yabo n'uyu mukobwa arimo. Ni ukuvuga ngo aravuga ati ni Nyangarwanda, abenshi bamutera amabuye, abenshi baravuga ati uyu mukobwa yakoze ishyano. Abenshi murabizi ku mbuga nkoranyambaga bagiye bamutera amabuye, baravuga ngo uyu mukobwa yatumwe na ba Nahimana Thomas, yatumwe na ba Mukankiko, yatumwe n'Inyangarwanda kugira ngo abashe kuba yasebya igihugu. Ariko uyu mukobwa ngiye ku ruhande rwanjye arazira ubusa, kubera ko buri muntu wese agira ibitekerezo, kandi ibitekerezo nubwo amakosa ashobora kuba mu buryo umuntu ashobora kuba yatanga icyo gitekerezo. Hanyuma rero uyu nguyu Kabagambe yavuze ko umujinya wahinduwemo igisa n'ubuvugizi, agaragaza ko urubyiruko ruri gukoreshwa n'indangururamajwi zo gusakaza ibitekerezo byuzuye umujinya by'abatifuriza ineza u Rwanda. Ati bamwe bifashisha ubushomeri bagatoza urubyiruko cyane cyane ab'igitsina gore mu kugaragaza akababaro kabo, nyamara bihabanye nuko babayeho. Uyu nguyu kandi Kabagambe yavuze ko uyu mukobwa wagaragaje ko urubyiruko rukennye, bivugwa ko yahawe akazi ariko akanga, bigaragaza ko ibyo yavugaga byari mu murongo wo kuyobya, aho kuvuganira abo avuga ko nta kazi bafite. Yakomeje ati abo bamushyigikira buri gihe baba bacecetse iyo hagaragaye ikibazo cy'urwango cyangwa amacakubiri, ibigaragara mu by'ukuri abo bashyigikiwe. Uyu kandi yavuze ko impungenge za nyazo zo kuvuganira urubyiruko zikwiriye kwibanda ku gutanga ibisubizo ndetse n'amahirwe atandukanye, aho kugumura abantu hagamijwe indi migambi yihishe. Bamwe ku mbuga nkoranyambaga bamusamiye hejuru, basa n'abagaragaza ko ibyo yavuze yaciye inkamabere. Nka Richard Kwizera yanditse, nabyutse nizeye ko ibi bitakaragasi byasibwe none biracyahari. Kabagambe rwose bisibe, sinumva impamvu ukomeje gutekereza ko ukunda igihugu kurusha abandi. Ni gute ufata uyu mwana w'umukobwa ukamushyira mu bigarasha kubera ko yatanze igitekerezo cye? Hanyuma rero witwa Caguwa uzwi cyane ku rubuga rwa X nawe yavuze ko ibyakozwe na Kabagambe bibabaje ndetse biteye n'agahinda. Yagize ati ibaze gufata umwana w'urubyiruko wavuze ko akennye agahita amushyira mu gatebo kamwe n'abanzi b'igihugu. Ubu hari uwabonye ubutumwa bwa Kabagambe, yari asanzwe azi uyu mukobwa, agahita ashyira mu mutwe ko ari kimwe n'abo bagabo. Caguwa kandi yakomeje agira ati cyakora ntawamenya, wasanga hari amakuru wenda Kabagambe amufiteho twe tudafite, akaba ari byo byatumye amushyira mu gatebo n'abariya bagabo. Naho ubundi bitabaye ibyo byaba bibabaje. Ku rundi ruhande uwitwa Chantal M kuri X yashingiye ku magambo avugwa n'uyu mukobwa wavugaga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukennye, agaragaza ko leta idaha urubyiruko amafaranga ahubwo rushakira amahirwe yo kuyabona. Ati aya mashusho yatumye abantu batayavugaho rumwe, abanzi bari kuyakoresha mu icengezamatwara ryabo. Hari ukwivuguruza muri aya mashusho, gusa neza ubwoko bwa telefone ndi gukoresha ndetse no kuba umukene. Ntabwo leta iha amafaranga urubyiruko, ihanga uburyo bwo kuyabona. Ni nk'uko umukuru w'igihugu wumvise ibyo yagarutseho mu kiganiro yagiranaga n'urubyiruko,
uwitwa Sana abazaga kuri X yavuze ko uyu mukobwa wakomeje gutuka urubyiruko rw'u Rwanda agaragaza ko rukennye ngo yishyuwe asaga amadolari 400 n'abatifuriza neza u Rwanda. Yakomeje ati urubyiruko mureke duhaguruke tumwereke ndetse twereke n'abandi bakwirakwiza ibinyoma ukuri abaturage bakora cyane. Ni ikibazo cyinjiwemo na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Iterambere ry'Ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah anakebura abazana abana ba Kabagambe muri iki kibazo. Hanyuma rero ati mureke Kabagambe akemure ikibazo tutazanyemo abana be. Urubyiruko rufite mu inshingano rufite ikibazo cy'umurimo 18%, ugaragaje ko akennye, ko ashonje cyangwa ko ari kwirwanaho ni ukumutega amatwi tukamwereka amahirwe dushyira hamwe n'inzego zose. Guverinoma kandi yakunze gushyigikira urubyiruko binyuze mu nzego zitandukanye nko mu burezi, kwihangira imirimo ndetse ikoranabuhanga n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu hari gahunda mu gihugu ya kabiri yo kwihutisha iterambere. Guverinoma yiyemeje ko muri iyi gahunda hazahangwa imirimo ibyara inyungu nibura 1,250,000 ndetse buri mwaka hazajya hatangwa imirimo igera ku 250,000. Kuri njyewe ntabwo nshobora kuba namucira urubanza cyangwa se ngo mutera amabuye kubera ko buri wese afite ibitekerezo bye. Niba umuntu aje akavuga ati urubyiruko rw'u Rwanda rubayeho neza, undi akaza akavuga ati urubyiruko rw'u Rwanda rurakennye, ari impamvu babivuga kandi abikura kuri we kubera ko buriya abantu tubayeho mu buryo butandukanye. Wenda ikosa yakoze n'uburyo yabitangajemo, akaba yabitangaza muri buriya buryo, ariko buri wese agira ibitekerezo bye ndetse nta kintu numva kibi yaba yakoze ku ruhande rwanjye. Reka tubashimire ndetse dushimire buri wese ukurikira ibiganiro byacu. Wifuza kwamamaza ushobora kuduhamagara kuri nomero 0722595656 ubundi tukabasha kuba twagufasha muri serivisi zitandukanye. Twubaka website meza y'ubwoko bwiza, domain name yose ushaka. Barakubeshye baguha website z'ibicupuri zitubatse neza kuri standard international. Twe turano kugira ngo tubashe kuba twagukora website nziza ku rwego ushaka. Duhamagare kuri nomero 0722595656 ubundi ibintu bibashe kuba byagenda neza cyane. Reka tubashimire. Ciao ciao, Asera Vista. Imana ibarinde.